Yes, inkuru nziza ku mutwe wa M23. Bishize kera birangiye igisuda cya M23 gihawe ijambo. Twarabivuze mwanga kubyemera, twarabivuze ibintu bikomeza kugenda bigirwa nkaho mu by'ukuri bitazigera bibaho, ariko kugeza ubu ngubu amakuru ariho nuko umutwe wa M23 waje kuza kuba wasinyana amasezerano na UN. Bivugwa ko rero kugeza ubu ngubu umutwe wa M23 ugiye kuba wahabwa ijambo, ndetse binakomeje kugenda bivuga ko ngo bagiye kuza kuba bahabwa igihugu cyabo, igihugu cya Republic of Kivu. Birumvikana ufashe Kivu y'Amajyaruguru iri mu mujyi wa Goma, ugafata na Kivu y'Amajyepfo ibarizwamo umujyi wa Bukavu. Kugeza ubu ngubu rero amakuru ariho, ndetse amakuru meza cyane nuko bigiye kuza kuba bahabwa igihugu kikitwa Republic of Kivu. Hari benshi rero bakomeje kugenda bajya bavuga bati umutwe wa M23 mu by'ukuri nubwo urimo urarwana, ariko hari igihe amahanga ashobora kuzageraho akabona icyo arwanira, cyangwa se bakabona icyo barwanira. Kugeza ubu ngubu rero amakuru meza ariho, mu by'ukuri twafatikanya kuba twakwishimira, cyangwa se buri wese yafatikanya na M23 kuba bakwishimira nuko amasezerano tayari yamaze kuza kuba yasinywa mu minsi ya vuba. Ahangaha rero amakuru ava mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akaba agaragaza ko imirwano hagati y'ingabo za FARDC ndetse n'umutwe wa M23 ikomeje mu duce dutandukanye, ndetse two mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. M23 bivugwa ko yakomeje kwigarurira cyangwa se kugenzura uduce tumwe na tumwe tw'ingenzi hano mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane hafi y'imijyi ifite akamaro mu bucuruzi ndetse no mu ngendo. Biravugwa ko rero umutwe wa M23 nyuma y'uko ukomeje kugenda ugaragaza icyo urwanira hano mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ari naho rero hakomeje kugenda haherwaho bivugwa ko magingo aya ngaya umutwe wa M23 waje kuza kuba wahabwa ijambo, cyangwa se mu by'ukuri amahanga amaze kuza kuba yabona icyo umutwe wa M23 urwanira. Hari amakuru yerekana ko imirwano ikaze yabereye mu nkengero z'uturere twegereye Goma, cyangwa se y'uduce twegereye Goma, cyangwa umujyi ufite akamaro kanini. Murabizi uyu mujyi wa Goma ufite akamaro kanini cyane. Abaturage rero ko bavuga ko bumva amasasu ndetse n'ibisasu binini bya rutura byateye ubwoba bukomeye, cyangwa se byaje kuza kuba byabatera ubwoba bukomeye, bituma benshi bava mu byabo barahunga, cyangwa se bahungira ahandi. Ari naho rero twaje kuza kuba twabagezaho amakuru yemezaga ko mu nkengero z'umujyi wa Goma hakomeje kugenda humvikana ibiturika biremereye, aho mu by'ukuri basuda b'Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bajyaga baturuka muri Parike Nationale du Virunga bakaza bakagaba ibitero. Murabizi neza byagiye binyura mu bitangazamakuru bitandukanye. Kugeza ubu ngubu rero amakuru ariho ari kugenda agarukwaho nuko n'ubundi ibitero bigikomeje bitarahagarara, ndetse ku ruhande rw'umutwe wa M23 bikaba bivugwa ko ikintu kigiye gukorwa ari uko bagomba kujya gusenya n'ubundi ibirindiro by'Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo birereye hano muri Parike Nationale du Virunga. Gusa inkuru nziza rero bikaba ari uko n'ubundi igisoda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kimaze kubona ko kitazarwana n'umutwe wa M23 ngo kibe cyawutsinda, dore ko n'ubundi n'amahanga akomeje kugenda agaragaza ko mu by'ukuri yatangiye kumenya icyo umutwe wa M23 urwanira. Ingaruka rero ku baturage nizo zikomeje kurushaho kuba mbi, cyangwa se nibyo bikomeje kugenda bibabera bibi. Abantu ibihumbi n'ibihumbi bakaba bakomeje guhunga rero ingo zabo hano mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inkambi z'impunzi zikaba zigenda zuzura, kandi ubuzima bukaba bugenda burushaho gukomera, cyane cyane n'ubundi ku baturage bari hano mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka rero tugusabe nyaboneka icyo gukora urakizi, kora kuri like ukande kuri subscribe. Burya ibi byose iyo ubikoze bidutera motivation yo gukora cyane, ndetse ukajya ubona notification uko dushyizeho amakuru ukajya uyabona uri mu ba mbere.
inkuru zacu ukajya uzikurikirana gatanu kuri gatanu. Hari ikibazo rero gikomeye cy'ibiribwa, amazi meza ndetse n'ubuvuzi. Imiryango mpuzamahanga ikaba ivuga ko hari impungenge z'uko hashobora kubaho inzara cyangwa indwara ziterwa n'isuku nkeya, urugero wenda nka za korera ndetse n'izindi ndwara ziterwa n'isuku nkeya. Rero bikaba ari bimwe mu biri kugenda bigarukwaho n'imiryango mpuzamahanga n'ubundi iharanira uburenganzira bwa muntu, cyane cyane hano mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ababyeyi benshi bakaba bavuga ko abana babo batakibona amashuri, ubuzima busanzwe bukaba bwarahagaze. Nyine ni ikibazo gikomeye cyane. Ku rundi ruhande, ibiganiro by'amahoro byagiye biba ariko bikunze kudatanga umusaruro urambye, bitewe n'uko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kenshi usanga ari we ubidobya, dore ko ku mugoroba w'ejo hashize yaje kuza kuba yatukana ku buryo bukomeye cyane, aho yatutse nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, agaruka ku kuba n'ubundi ngo ari we ukomeje kugenda ateza umutekano muke hano mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyane cyane, ndetse ngo n'abarimo n'ubundi basanzwe bamukorera. Ibihugu byo mu karere cyane cyane byo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC ndetse n'uwa SADC bikaba bikomeje kugerageza gushaka igisubizo cy'iki kibazo rero gikomeje kugenda gihangayikisha benshi hano mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hakaba hari ibiganiro rero byagiye bikorwa bigamije guhagarika imirwano, ariko impande zihanganye zikaba zikomeje rero gushinjanya kudakurikiza amasezerano, cyane cyane rero nko ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Amakuru ariho nuko mu by'ukuri Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo we nta gahunda yo kuba yahagarika imirwano cyangwa se ngo abe yakubahiriza n'ubundi ibikubiye mu masezerano yasinywe cyane cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika imbere ya Donald Trump. Urumva ko iki ngiki rero ni ikibazo gikomeye cyane. Guverinoma ya Kongo ikaba ikomeje gushimangira ko igomba gusubirana ubusugire bwayo ku butaka bwose, mu gihe M23 nayo ivuga ko ifite impamvu z'umutekano n'uburenganzira bw'abaturage iharanira. Birumvikana rero ku ruhande rw'isuda cya M23 ikaba iharanira uburenganzira bw'abaturage, rero, ndetse ari nayo mpamvu rero bikomeje kugenda bivugwa ko kugeza ubu ngubu ngo yaje kuza kuba yasinyana amasezerano na Loni. Bikaba rero ari bimwe mu bintu bikomeje kugenda bishimisha abantu benshi. Rero uyu mutwe wa M23 ukaba ugiye kuza kuba wahabwa uburenganzira bwo kuba iki gihugu cyakatwamo kabiri, hakaba Republic of Kivu. Nguko rero uko bihagaze kugeza mu magingo aya ngaya. Imiryango mpuzamahanga nka Loni ikomeje kugaragaza impungenge ku mutekano w'akarere. Hari abasirikare ba MONUSCO bakiri muri Kongo, ariko rero ibikorwa byayo bikaba bikomeje rero kugibwaho impaka. Ibihugu bikomeye ku isi hose, cyangwa se ibihugu bikomeye kuri iyi si bikaba bikomeje gusaba ko habaho ibiganiro by'amahoro no guhagarika imirwano. Birumvikana guhagarika imirwano hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'igisoda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari kandi rero ibihano byagiye bishyirwa ku bantu bamwe bakekwaho kugira uruhare mu guteza imvururu. Murabizi neza amahanga, cyane cyane amahanga yaje gufatira rero u Rwanda ibihano. Murabizi uko byaje kuza kuba byagenda, aho hari abayobozi bakuru mu Rwanda b'ingabo, abajenerali baje kuza kuba bafatirwa ibihano, harimo nko kuba barafatiriwe imitungo n'ubundi iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bikaba rero byaranakurikiwe n'ibindi bihano nanone byaje kuza kuba byafatwa, aho ibihano bindi byaje kuza kuba byafatwa hafashe umwanzuro ko
nka viza bamwe mu bayobozi b'u Rwanda bazajya bahabwa ngo bajye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ntambara rero ifite ingaruka zirenze Kongo gusa, ibihugu bituranye bikomeje gukurikiranira hafi kuko ikibazo gishobora gukwira mu karere cyangwa se kuba cyakwirakwira mu karere. Hari impungenge z'uko hashobora kubaho umwuka mubi hagati y'ibihugu, cyane cyane kubera ibirego n'ibishinjano bitandukanye, nko kuba rero mu by'ukuri akenshi iyi ntambara iri kubera mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeza kugenda ishinjwa igihugu cy'u Rwanda ngo nicyo kibifitemo uruhare. Abasesenguzi rero bakaba bavuga ko igisubizo kirambye kizava mu biganiro bya politiki, aho gukomeza kwifashisha intwaro, kuko intwaro ntabwo zishobora kuza kuba zabageza ku mahoro, ahubwo mu by'ukuri zizakomeza kugenda zisenya ibikorwa remezo, ndetse bamwe muri bo n'ubundi bakomeza kugenda bahasiga ubuzima, haba ku ruhande rw'abaturage, haba ku ruhande rw'abasirikare. Ku mpande zombi urumva ni ikibazo gikomeye. Hakaba hari icyizere rero gike ariko kiriho, bivuga ko ibiganiro bishobora kongera gutangira ku buryo bufatika, ariko bikaba bisaba ubushake bwa buri ruhande. Ndavuga ku ruhande rero rw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse no ku ruhande rw'umutwe wa M23. Gusa ikintu kibyica ni uko mu by'ukuri ku ruhande rw'igisubizo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mu by'ukuri akomeza agenda yinangira cyane cyane, n'ubundi agaragaza ko ngo uduce twafashwe n'umutwe wa M23 tugomba kuza kuba twasubira mu biganza by'igisubizo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa se mu biganza by'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Gusa ikintu cyiza kiriho ni uko kugeza amagingo aya ngaya amakuru meza akomeje kugenda agaruka, ari uko umutwe wa M23 abayobozi bawo baje kuza kuba bagirana amasezerano cyangwa se basinyana na Loni ku bijyanye no kuba bahabwa uburenganzira, bakaba bashobora kuza kuba bakora igihugu cyabo gishobora kwitwa Republic of Kivu. Ni ibintu rero biri kugenda byishimirwa n'abatari bake. Benshi bakomeje kugenda bigaruka bavuga bati ibi bintu byaba ari byiza, mu by'ukuri byaba ari igisubizo ku baturage n'ubundi hano mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri ibintu byaba ari byiza cyane, ndetse abantu benshi bakomeje kugenda babyishimira, bavuga bati reka dufatanye n'umutwe wa M23 kwishimira n'ubundi ibi byaje kuza kuba byagerwaho, dore ko amahanga yari akomeje kugenda agaragaza ko uyu mutwe wa M23 ari umutwe w'ibyihebe, nk'uko byari byarakomeje kugenda n'ubundi bivugwa na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, perezida wa kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu rero ni inkuru nziza ikomeje kugenda rero igarukwaho mu binyamakuru, ku mbuga nkoranyambaga. Mu by'ukuri abantu benshi bakomeje kugenda bishimira iyi ntambwe yaje kuza kuba yaterwa n'umutwe wa M23 wo mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri rusange rero ikibazo cya M23 muri Kongo kiracyari ingorabahizi, kandi kikaba gikomeje kugira ingaruka zikomeye ku baturage basanzwe n'ubundi bari mu duce dukontororwa n'igisubizo cya M23, ndetse n'uduce dukontororwa n'igisubizo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko byanakomeje kugenda bivugwa ko abaturage n'ubundi bari mu duce dukontororwa n'igisubizo cya M23, akenshi igisubizo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo usanga mu by'ukuri kibarasaho cyangwa se kibagabaho ibitero. Bivugwa ko rero abaturage nabo cyane cyane bari ku ruhande rw'igisubizo cya M23 cyangwa bari mu matware y'igisubizo cya M23, ndavuga aho umutwe wa M23 waje kuza kuba wafata. Ahangaha rero niho hari ikibazo gikomeye cyane. Kugeza ubu ngubu rero biravugwa ko magingo aya ngaya ku mpande zombi bakwiye kuza kuba bagirana ibiganiro, ndetse binakomeza.
ibiganiro bikomeza nibyo bishobora kuzabageza kuba bahagarika iyi mirwano hadakoreshejwe intwaro ahubwo hagakoreshwa diplomasi. Turakomeza rero kubakurikiranira amakuru agezweho, tukaba turi bugende tubibagezaho ukuri kwa nyako kubera mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa tutarasoza reka nyaboneka tukwibutse rero gukanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo tujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibonera mu bambere. Amakuru yacu ugiye kurikirana 5 kuri 5. Kora share cyangwa se partage amakuru yasangiza abantu 2 cyangwa 3 uraba duteye inkuru ikomeye cyane, uraba utweretse ko ubana 5 kwa 5 ko tuzajya rero dushyiraho amakuru uzajya uyabonera mu bambere, inkuru zacu uzajya uzikurikirana 5 kuri 5. Murakoze rero kudukurikirana. Niba mukeneye ko tubagezaho amakuru yihariye cyangwa asesenguye kurushaho, ntimuzatinde rero kuba mwabitubwira. Turabasaba kugira ngo mujye muri comment mubitubwira kugira ngo tujye twibana 5 ku kandi. Mwakoze kubana natwe rero, ciao ciao, bye bye. Amakuru naka agaruka asitura vista.